Gira amahoro. Mama Teresa Karukuta yaravuze ati ku iherezo ry'ubu buzima ntituzabazwa impamyabushobozi z'ikirenga twigiye, amafaranga atagira ingano twakoreye cyangwa ibikorwa by'indashyikirwa twishoboje. Tuzabwirwa ngo nari nshonjorangaburira, nari nambaye ubusa uranyambika, nta cumbi nagiraga unzana mu rugo. Ndagushimiye wafashe umwanya wawe ukaba ugiye kumfasha kurebera hamwe icyo wakora ngo uzasiga inkuru nziza imusozi. Kuba wabyemeye ni uko wahisemo gukunda abandi urukundo rutikanyiza mu buzima bwuzuye ibyishimo ndetse no kuzuza umuhamagaro wawe kuri iyi si. Ukaba ushaka kuba ubuzima wihitiyemo aho kubufata nk'amahirwe gusa kandi ukabwibakira uko ubishaka. Ndagushimiye nanone by'umwihariko kubw'umwanya wawe udapfushije ubusa, ukaba ugiye kwiga bimwe mu bintu bitanu byoroshye gukora byazatuma usiga inkuru nziza imusozi. Iyi ni inkuru ndende tuzagenda tuganiraho mu bice bitandukanye. Iki kikaba ari igice cya mbere cy'inkuru yiswe uzasiga nkuru cy'imusozi, yanditswe ivanywe mu bitabo bitandukanye nk'igitabo cyitwa Who Will Cry When You Die cyangwa se Ninde Uzarizwa no Gupfa Kwawe cya Robin Sharma, mu gitabo A Man Search for Meaning cyangwa se Uko Umuntu Yashakishije Igisobanuro cy'Ubuzima cya Viktor Frankl, Purpose Driven Life cyangwa se Ubuzima Bufite Intego cya Rick Warren, ndetse n'imbuga zinyuranye nka Forbes, Psychology Today, Science Wizards n'izindi. Ngiye tugiye kubana nitwa Shumbusho Jean Damascene. Ibi bintu tugiye kukubwira nubikurikiza uzabona ukuntu ubuzima buzatangira kukubera bwiza kuri wowe, inshuti zawe, umuryango wawe, abo mukorana cyangwa abo muhura mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'igihugu cyawe. Ni amahirwe menshi ugize kuba ugiye gusobanukirwa ubwenge bwahishwe kuva kera buzagenda buvugwa hano. Akaba ariyo mpamvu mushishikariza gukora subscribe ndetse unasangiza abandi wumva byagirira umumaro. Nanone ku nkuta z'imbuga nkoranyambaga washakisha Shumbusho Wisdom cyangwa Nkurage for Charity, ukajya ubasha kubona incamake y'izi nkuru zikubaka mu bwenge. Tudatinze, ikintu cya mbere cyazagufasha gusiga inkuru nziza imusozi kiragira kiti menya umuhamagaro wawe. Tubaho mu buzima butangaje koko. Ibaze ko turi mu bihe aho dushobora kumenya amakuru y'umuntu uri ku wundi mugabane, nyamara ntitumenye uko ababyeyi bacu duturanye, abavandimwe cyangwa abaturanyi n'inshuti za hafi baramutse. Kuba twarabashije gukora indege, ibyogajuru na za telefoni ni byiza, ariko nanone buri gitondo ukibyuka agakwiye kwibaza uti ninde uzarizwa n'urupfu rwanjye? Ni abana b'imfubyi bangahe nakuye ku muhanda? Ni abafite ubumuga bangahe narandaze? Ni abakene bangahe nafashije kwiteza imbere? Ni abashonje bangahe nagaburiye? Ni abafunzwe bangahe nasuye? Aho hose mvuze ni hake mu hantu harenga 1000 watangira kugaragarizamo ubumuntu guhera uyu munsi, ku buryo wakubonye ubikora cyangwa uwabikoreye yazakwibukiraho, umutima we ugahora ugusabira umugisha ku Mana, cyangwa se nawe ubwe mukaba mwakubaka ubucuti bukomeye bugatuma usiga inkuru nziza imusozi. Kumenya umuhamagaro wawe ntibisaba kureka ibyo wari usanzwe ukora, oya, ahubwo bivuze kureba kure ukibaza icyo uri cyo, icyo ushoboye kurenza ibindi cyazamura wowe ubwawe, inshuti zawe ndetse n'igihugu muri rusange. Ubuzima budafite intego ni nk'ubwato butagira umusare mu nyanja, nk'uko Rick Warren yabivuze, aho umuyaga ubwerekeje hose bujyayo, kandi abahanga baravuga ngo ugenda atazi impamvu ntayoba. Rero guhera uyu munsi baho ubuzima bufite intego, atari ku ntego yawe gusa ahubwo no ku ntego y'abandi. Ukore icyo wahamagariwe. Mu kanya turagaruka tureba ikintu cya kabiri cyagufasha gusiga inkuru nziza imusozi. Ikintu cya kabiri cyazagufasha gusiga inkuru nziza imusozi kiragira kiti buri munsi ujye ugirira neza uwo utazi. Ukwiye kumenya ko buri muntu mushya muhuye haba hari isomo aje kukwigisha, impano azaguha, inkuru azakubwira ndetse n'urukundo muzasangira. Iga gufungura imiryango y'umutima kugira ngo izo mpamvu zimuzanye zose zitazapfubutsa. Uko byagenda kose, inshuti zose dufite zahoze ari abantu tutazi. Nta kabuza ko niba usobanukirwa ibi wari ukwiriye kureba kure ukamenya ko buri wese yahinduka undi muntu. Uwo muntu utazi muhuye muganirize kandi ubikorane urugwiro. Umusuhuze kandi umwenyura bikuvuye ku mutima. Mubaza amazina ye n'aho atuye kandi usigare ubyibuka neza ku buryo nimwongera guhura uzabimwibutsa, umuhamagaye mu mazina ye bwite. Ushobora guhagurukira umuntu muri tagisi cyangwa bisi mu gihe cyose ubona ko bikenewe kandi utabisabwe. Nanone ntacyo bitwaye nko gufasha umusaza cyangwa umukecuru cyangwa umwana muto kwambuka umuhanda, kumutwaza ibimuremerera cyangwa kumwumva mu gihe akubwiye inkuru ye y'akababaro.
Inzu nziza wabamo yose muri ubu buzima igomba kuba ishinze mu bugiraneza, inkuta zubatse mu bugiraneza kandi n'igisenge ari ubugiraneza, kuko ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, yayigira akayisanga imbere kandi yazapfa agasiga inkuru nziza imusozi. Umuhanga Robin Sharma mu gitabo cye Who Will Cry When You Die yaragize ati, data yarambwiye ngo mwana wanjye, ukivuka warariraga, abagukikije baseka. Gerageza ubeho ubuzima bwuzuye ku buryo mu gupfa kwawe abakuzengurutse bazaba bari kurira, wowe uri guseka. Turagaruka mu kanya tureba ikintu cya gatatu cyazagufasha gusiga inkuru nziza imusozi. Ikintu cya gatatu cyazagufasha gusiga inkuru nziza imusozi kiragira kiti, ugomba kugira kwihangana no mu makuba. Uramutse uri kunywa kawa hanyuma nkaza nkagukoma ku nkokora, bikaba ngombwa ko kawa imeneka, hameneka iki? Ese hameneka amata? Oya. Ese hameneka inzoga? Oya. Ese hameneka amazi? Oya. Uko byagenda kose hameneka kawa. Ese ibyo ntacyo bikwigisha? Bigomba kukwigisha ko tutitaye ku cyaguhungabanya cyose mu ntekerezo, amagambo cyangwa ibikorwa, ikigusohokamo n'ubundi nicyo uba usanzwe uri cyo. Umuhanga umwe yaragize ati, umuntu uzamenya uwo ari we neza mu buryo bubiri. Uzamubwirwa no kwihangana kwe iyo ageze mu makuba, no kwifata kwe iyo anezerewe. Kwihangana kwe iyo ageze mu makuba nibyo bikubwira ko umuntu akomeye, kandi no kwifata kwe ntasare iyo anezerewe bizakubwira uwo ari we. Uko wabayeho kose ubuzima bwahinduka bukaba ikindi utigeze utekereza cyiza cyangwa kibi, kandi icyo kindi nacyo kikazabyara ikindi utigeze utekereza cyiza cyangwa kibi. Mu buzima wabayeho bwose by'umwihariko ububabaje, ujye uhitamo kwihangana, mbese uvuga uti Mana mo kwihangana undi munota, kandi wumve ko atari wowe wagowe gusa, ko ahubwo ari umugisha, kandi ukaba uri n'umunyamugisha gusa, kuko hari icyiza Imana iba ishaka kukubwira no kugutegurira muri ubwo bubabare uri gucamo. Bitume ukomeza kugira neza, kuvuga neza no gutekereza neza no mu bihe bivunanye. Icyo nacyo kizatuma ugira iherezo ryiza, uzasiga inkuru nziza imusozi. Abahanga batubwira neza ko intwari ari ya yindi yemera gusekera abandi nubwo yaba ishenguka, ikavuga neza nubwo yaba yenderejwe, igafasha nubwo yaba ari iyo gufashwa. Mu kanya turagaruka tureba icya kane. Ikintu cya kane cyagufasha kuzasiga inkuru nziza imusozi kiragira kiti, ugomba gukomeza ubuzima. Ndabizi ko abantu benshi muri iyi minsi badukanye imvugo ngo nta birenze, cyangwa ngo ubuzima buroroshye nanjye nzabworoshya kuko iyo ukomeje urapfa. Ariko reka nkwibira ibanga rimwe. Ndashaka kukwibira ibanga rimwe rivuga ko iyo ubuzima utabukomeje ubaho uhangayitse. Reka nkwereke nk'ingero ebyiri. Urugero rwa mbere, abenshi mu bakomeje ubuzima bakiga cyane, usanga babona akazi keza kandi koroheje kandi kabahemba amafaranga menshi, ugereranije n'ababyoroheje bakiga amashuri make. Urundi rugero nuko abana b'abangavu bizitse ku ndangagaciro yo kwigira no kwifata, usanga hari amahirwe make yo kuzatwara inda zitateganyijwe cyangwa izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ugereranije n'abana bo mu kigero cyabo bafite kirazira n'umuco. Dore ibanga rikomeye mu buzima. Ubuzima buravuga buti, niba ushaka kumfata neza no kubaho neza ejo hazaza, izirike ku ndangagaciro, kandi niba ushaka kumbura, oroshya izo ndangagaciro. Niba ushaka kubaho neza, iga gukomeza ubuzima. Ugire umuco uhamye, usome ibitabo byinshi kandi bijyanye n'umuhamagaro wawe. Ureke inzoga, itabi n'ibindi biyobyabwenge. Ukore imyitozo ngororamubiri kandi ugire inshuti zifite byinshi byiza wakwigiraho. Uko uzakomeza kwihambira kuri izo ndangagaciro, niko uzaba uri gutegura ahazaza heza haruta abadakora ibyo, hanyuma bizatuma usiga inkuru nziza imusozi. Numvise baca umugani mu Kinyarwanda ngo kwa bwoba bavuzaga impundu, kwa ntwari havuga induru. Ugomba gutinya byinshi, ugatinyuka bike. Mu kanya turagaruka tureba ikintu cya nyuma wakora kikazatuma usiga inkuru nziza imusozi. Ikintu cya gatanu wakora kikazatuma usiga inkuru nziza imusozi kiragira kiti, gira aho wandika gahunda zawe zose ndetse n'ibyo wize. Hari umuntu wambonye rimwe ndi mu rugo rwari rwapfushije umuntu ukomeye, abona mfite agakayi n'agakaramu nimo nandika. Arambaza turagira ibiki? Ndamusubiza nti, ku Gituro ni ahantu nkunda kwigira amasomo akomeye, kuko numva indirimbo zitaririmbwe nyakwigendera kiriho, impano zitatanzwe, amagambo meza ataravuzwe,
nkareba gusurwa byirengagijwe kera bikaba biri gukorwa ubwo ngubwo, nkareba izo ndabyo zitatanzwe kera nyakwigendera akizibona agihumurirwa. Hanyuma namara kwiga ibyo byose nkajya kubikorera abakiriho, kuko uriya wapfuye we ntabazi neza ndi kumugirira nk'ukiriho. Ese uzasiga inkuru cy'imusozi? Uyu munsi ndakugira inama yo kujya ugira aho wandika utuntu duke byibura ufate nk'iminota 15 ukibyuka, wandike mu gakayi icyo uri bukore, icyo wize cyangwa icyo uzaba cyo. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu bumenyi bwo mu mutwe bwagaragaje ko uko umuntu yandika cyane bimwongerera ubwenge, ibyishimo ndetse no kubana neza n'abandi. Si ibyo gusa, kuko usanga ari umuntu ugira icyerekezo kandi akenshi ibyo yanditse akabigeraho. Hari umugani nasomye ahantu bavuga ko ari umugani w'Abanyafurika, numva uramfashije. Uragira uti: inkuru z'ishyamba zose zizakomeza gusingiza umuhigi kubw'ubwenge n'imbaraga ze, kugeza ubwo intare umwami w'ishyamba izamenyera kwandika nk'umuhigi. Bivuze ngo nta cyanditswe nta cyakozwe. Muri iki gice cya mbere uzasiga inkuru cy'umusozi, twababwiye ibintu 5 byagufasha kugira ubuzima bwiza ku giti cyawe kandi bikazatuma usiga ibintu byiza. Muri ibyo harimo icya mbere ni ukumenya ko umuhamagaro wawe utarangirira mu kazi ukora honyine, ko ahubwo ugaragarira no mu byo ukorera abandi bikabazamura. Ubitekerezeho utangire ubikore guhera uyu munsi. Icya kabiri ni ugushakisha ko buri munsi wagira neza utazi. Ushobora kuzajya ufata umwana umwe wo ku muhanda mugasangira ifunguro rya saa sita cyangwa rya nimugoroba, cyangwa ukamugurira umwenda, kuko ubuzima nawe uzi formule yabwo. Icya gatatu, kugira kwihangana no makuba ukaguma ukaba wa muntu mwiza, kabone niyo hari uwagucokoza cyangwa se hari icyaguhungabanya, ugakomeza ukitwara neza kuko ufite indangagaciro kwitwara neza, kabone n'ubwo ikibi cyakubaho. Icya kane ni uko ugomba gukomeza ubuzima, kuko iyo ujenjetse isi guti kuri tikanga. Icya gatanu ni uko ugomba kugira wandika gahunda zawe zose, ibyo uteganya gukora cyangwa kugeraho hamwe n'ibyo wungutse wize uyu munsi. Ndagushimira cyane kuba wankurikiye, nkaba ngusaba gukora subscribe kugira ngo inkuru z'ubutaha zitazabacika. Murakoze cyane. Mbifurije kuzasiga inkuru nziza imusozi, mukagenda mutari baruvumwa. Amahoro y'Imana babeho mwese nshuti, hanyuma mbararikira kuzakurikira igice cya 2 cy'iyi nkuru n'ibindi bice bizakurikira.